nimumfashe kurondera amadevize yo gura igitoro, mwongere mumfashe n'ingene imiduga n'igitoro cishi twabanza kuyihagarika. None ko ari bijya bijipe navyo bikarizo vyinjira ari vyinshi, genda murabe amwira abantu ushobora kugenda imetero ijana umudahuye na jipe vewe, nimumfashe kurondera amadevize yo gura igitoro. Ubwo rero kuvuga yuko hari umugambi Uburundi bufise bwo gutera igihugu cy'u Rwanda, bamwe bakanavyemeza yuko Uburundi buri ko barakorana n'abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bari mu Bubirigi. Baranavuze yuko amanama abera mu Bubirigi ari nawe ukoresha iyo nama y'abatavuga ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo mutembagaze ubutegetsi bwa President Paul Kagame mu cy'u Rwanda. Urayivuga kwiki? Urakoze cyane. None wewe mesha bakunda kubaza ikibazo, uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda, aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu, icyo bitara souveraineté nationale. Kumva ko u Rwanda botegwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwanda riko batera mu karere, ntigitanga cyo bakirimo. Intubu rero baje uzotegwa. None b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi, wimva yuko bazoha igihugu cabo kugeza kwiherezo. Akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bari gutabara no gufasha bizoheraho. Ivyo byo nibaza ko Abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'Abanyarwanda, ariko atari Burundi, kuko Burundi ntibutera burategwa, ariko butewe burivuna kandi bimwe bishimishije. Turagushimiye Mana ya Abrahamu na Isake na Yakobo, turagusabye kandi duciye bugufi mu bisata byose by'igihugu cy'u Burundi. Uri Alpha, uri Omega mu bihugu byinshi bituye isi data. Uburundi si umuhererezi w'ubukene, kandi si naho haba kasipiyaje delegatwari nk'iyi purigatoni. Oya, Uburundi ni igihugu wavuzeho twese tutarabaho, ugiha imipaka, ugiha imbibi, ugishyiramo n'abarongozi, ugena manda zirangira n'izitarangira, ugiha kwikukira. Washyizeho abana manda zitarangira, ushyiraho abaperezida manda zirangira, ugiha independence. Turagushimiye mu bihugu byanditse mu ijuru iki gihugu kirimo, kandi mu bihugu ufite umugambi mwiza iki gihugu kirimo. Turagushimiye n'abandi bagisengera bagikunda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. None rero mwami, iyi message uduhaye tuvugira iburyo tugira iburyo, ubane natwe dutangura tunasoza, tugira iburyo rero ku bwawe data, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye wewe wakanze subscribe ndetse uduha comment yubaka igihugu ndetse n'imitima, ukora like ku biganiro byacu, ibiryoshye cyane bivanye n'ibyo ukunda, ibibishyemo gake, ibibishye cyane. Doke urumva iyo abantu 40,000 bagukurikiye, disikuru cyangwa se ubutumwa uri gutambutsa cyangwa ikiganiro cyatemanyaje naka uri kuvuga, harimo umuntu uza akavuga ati ngewe birafashije, ariko ndaje ninjire muri message kuko nayoboye ahantu hamwe ishengero. Mukristo umwe arambwira ati Marti, Imana yari itarampa izina rya general mu mwuka, Marti nkunda amatangazo iyo uri kuvuga amatangazo, kubera ko nakundaga gukoresha terimi ivuga ngo itangazo rya mbere Yesu ni umwami, nkadondeka n'ibindi byo mu mwemu nyine by'abantu bo mu mwuka. Rero umukristo arambwira ati nkunda amatangazo yawe, iyo yavuze ujye utahuvuza amatangazo. Na hano abantu bakunda bitandukanye. Reka twinjire rero. Uburundi mu busanzwe witegereje ukareba akarenganyo, agacinyizo, intwari ihari n'ibiri kuhabera. Rega hano ibyo tuvuga mujye mumenya ko tuvuga ibintu bidahahamura abantu, ariko ibiri kuba mu mapirizo, mu mpimba, ibiri kuba mu nkambi Induta, Mahama, Saudi Arabia, Kenya, Uganda, Tanzania n'ahandi,
ibiri kuba Imana iguhwejesheje amaso ukaraba, wategeka ko Burundi Imana iburandura bwose ikabusiba ku ikarita, nta n'umwe isize, nta n'umwe ishigaje, hame ikarema abarundi bashya. Sinzi uko niba yabahombeka mu bihoho muri pikinyeri hamwe bororera ibintu by'ibimera, niba yabigenza ite. Mugabo harimo ubwiye abarundi ati nimutore icyakorwa. Harimo wavuga uti Imana nimeze abarundi bashya bariho bose bakoze icyaha n'ikizira ntibashyikira ubwiza bw'Imana niburandure. Harimo abantu bavuga ibyo bintu cyane rwose. Rero Uburundi burwaye umutwe ku isoko haragwaye. Ibi mwumvise habanza ntago mbigarukaho, ibi ni komedi mbangira ngo mwumve namwe. Disco nawe ibaze, vraiment ibaze umuntu ukubwira ngo afise ingorane y'amajipe n'amavewiti. Ngira ngo ahubwo niba bakosoma ni inyungu bari kwinjiza. Niba hari imiduga myiza izimbye vraiment uyu ambasaderi wari kuvuga iby'intambara ni ya nkuru y'ejo nashakaga kubaha neza ngo mumenye ibiri kujya imbere. Noneho rero nigarukiye, Uburundi bugwaye umutwe kandi no ku isoko haragwaye. Uburundi burwaye n'umutima. Koko marayika cyangwa data binyereka undongoye inyoboye. Burundi burwaye umutima, burwaye umutwe, burwaye n'amaso, burwaye n'amatwi, burwaye no mu nda, burwaye n'amaguru. Nuko wanyerekaga nyeretse umuntu urwaye arambwira ngo reba umuntu urembye ugwariye Rwakarede. Mugabo mbona ni umuntu usa naho ari umwami. Hirya mbona n'undi w'umuperezida, mbona umwami mbona n'umuperezida. Niyo mpamvu nasenze na ririya sengesho ko habayeho ingoma zitarangira z'abami n'ingoma zirangira z'abaperezida, ariko bose nabonaga bari mu bitaro barwaye. Mbona rero umuganga ari kumupima, umutwe urarwaye, umutima urarwaye, mu nda ararwaye, amaguru ararwaye, amaboko ararwaye. Imana irambwira ngo iyi ni ishusho nkweretse y'igihugu, iyi ni ifoto nkweretse y'igihugu cyiza cy'u Burundi. Kirarwaye mu maparite yose, wowe ubizi no kundusha. Kirwaye mu bisata byose. Minisiteri y'ubuvuzi irarwaye, minisiteri y'umutekano irarwaye, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kwa perezida murumva ibintu ari kuvuga, ubu ni ubugwayi. Kuba hari abantu bareberera igihugu kikagira iterambere, ayo maso ntayo. Kuba hari abantu bumvira igihugu bakagira amatwi yo kumva bagakorera igihugu, akunabara ayo matwi ntayo. Bateye hejuru umwasama gwiwe, imbonera kure zateye hejuru sendi de definite umwasama wiwe. Ntabwo gitera intambwe, amaguru ararwaye. Ntabwo gikora, amaboko ararwaye. Gikore giti bakore bati. Erega isaha igeze, urima akeneye ifumbire, uwunguruza akeneye igitoro, ugura akeneye amahera ajyana kugura, ugurisha akeneye nawe ibyo ajyana ku isoko ngo bamugurire. Ku isoko rero ari ugurisha afiteyo dukeya tudahagije, ari n'ugura ajyana uduhera dukeya tudahagije. Ntugapfe ntugakire, ntabwo ari umugisha w'Imana, ahubwo ni ibihano. Niyo mpamvu bamwe bagishavurira bakavuga ngo wakirandura. Abampamagara bari mu mpimba, benshi na benshi bampamagara kandi mu mpimba hose, Imwaro, ya mpimba ya Bururi, iy'Igitega, n'iy'Ingozi, n'iya Musaga. Abampamagara bari muri documentation, abantu bose bavuza akamu, bavuza induru, abambwira ibibazo bari muri Tanzania,
bavuga ibibazo bari i Mahama, mwabonye n'uwo nasuye mu Mararungu bamubonye. None wibaza ko nta bandi bafite umubabaro urutuwa mu Mararungu? Uriya niwe wenyine mu Rundi wababajwe? Hari n'abandi. Nuko ari uriya twageshyitseho. Wibaza ibibazo abarundi bari guhura nabyo muri Tanzania, ibyo bari guhura nabyo muri Kenya. Umunyarwanda aravuze ngo ijoro ribare uwariraye. Muririmbyi nawe aravuga ngo umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba kandi aje gukora nyabi. Rero marayika arambwira ngo none se aba bantu bakira, ndavuga ngo ntabwo mbizi, ni wowe ubizi. Ntabwo mbizi, ni wowe ubizi, kuko nawe bakubajije icyo kibazo bakubwiye bati umuntu arwaye umutima. Umutima ni indwara idapfa gukira. Umutwe ni umutwe urwaye byose biba biheze. Umuntu arwaye mu nda, umuntu arwaye amaboko, umuntu arwaye amaguru, aho wasubiza ngo yego, ni Imana aho ibikora, wowe nta bushobozi uba ugifite. Sinzi ko wasubiza yego, ariko njye nashubije ni wowe ubizi. Njye ntabwo mbizi ko aba bagabo babiri babaho, umwe ni umwami undi ni perezida. Ubwo nabaye nyine nkuzi imbere. Noneho rero arambwira ngo ukuri kubireba bimeze, n'ukuri kubireba biri, niko igihugu kimeze mu bisata byose. Muze kwandika muri komenti mutubwire igisata gihagaze neza. Ni ukuvuga ngo kandi igihugu ibiri ngombwa bikenewe byo muri Edeni Imana yarabibahaye. Ni ukuvuga ibyo yahaye Uburusiya yabihaye n'Uburundi. Icya mbere, ubutaka bw'Uburundi munsi harimo amabuye y'agaciro, amoko menshi. Hari amazi meza arimwo amafi y'amoko menshi. Hari ibibira bitandukanye, amaparika atandukanye, inyamaswa z'amoko yose. Imvura igwira igihe n'izuba rikavira igihe. Niyo birengeje Imana ifite aho ibigarurira. Ntabwo mwayidodombera ko yabimye imvura n'izuba, ahubwo muyidodombera ko habuze umurongozi. Ibyo bintu ni mubibara nk'abantu bakuze, kandi mukabyitegereza nk'abantu bakuze. Ibi birahari, nta kinyoma kirimo. Noneho hari ukuntu ibintu biba gaspillage, drangement, dragatoire, purgatoire, ibintu nyine bikaba nk'ibyabaye akayobera abahinga. Abari ku isonga barongoye bakubwira ko bategereje iterambere mu kazoza, ariko bivugwa ku munwa. Disikuru zose zitangwa nta n'imwe ishyirwa mu bikorwa kereka izabo, na bimwe abenegihugu batinya bakabikora ku mvu zo gutinya gereza cyangwa se impimba. Ubundi mu busanzwe hano hari ishyano, hari akaga, hari amarira abantu bari kurira nshuti yanjye, hari umubabaro abantu bafite bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Umwuka wenda guhera b'abantu basoma nturi, umuntu neza akagenda akajugumira agatitira. Abo ngabo mu mwuka Imana ijya ibampishurira, nka bamwe nk'abasengera, abandi nkababwira pole, dutegereje Yesu. Niba Imana rero ije kuranduza igiti, Uhoraho akaranduza igiti nk'icyo cyitwa cyami, n'umuzi wa cyami wa kiranga, kandi Uwiteka akaza akaranduza nanone igiti cyitwa uburyarya n'ikinyoma cy'abanyepolitiki, n'umuzi wacyo akaranduzanya. Akagakina abanyepolitiki bakina, bakajya bababeshya, babajijisha, babatwara nk'utwana, nk'inzoya. Ntabwo ibyo mvuga ni ibyibonekeza, ariko Mwuka Wera aba yanganirije, yampishuriye. Rero ibi byose abo babiri bose baravaho. Imana igiye gutera igiti gishya kandi ikivomere. Ni nayo mpamvu mvuga ngo uzaba kuri iyi ngoma
uzaba muri iki gihugu ntabwo ari ikintu gisanzwe, si ikintu cyoroshye. Niba ari igihugu cy'amata n'ubuki, Imana ikavuga ngo nzakibaha, ngo kuko nagisezeraniye Aburahamu na Isake na Yakobo, nzakibaha, nzakibajyanamo. Ntugire ngo umuntu ujyayo ni umuntu usanzwe, ni umuntu oyaye. Biramaranirwa, biratwaranirwa, kandi intwarane zibigishamo inkomezi cyane rwose. Utumva tubiririmba ukabona abantu barafungwa, abandi barapfa, bamwe babatetse mu mavuta no muri Bibiliya, abandi babaca imitwe, abandi babaca ibihanga, abandi babatera amabuye, abandi barafungwa. Na n'ubu ako karenganyo karacyabaho. Ibyo bintu abantu bakobokeye cyambo cya wa musangwabutaka, nagira ngo nkumenyeshe ko sahizi Imana itanze igihugu, igiye kubaha igihugu, ariko ibirenge bigiye kukijyamo n'amaboko agiye kukijyamo byaratoranyijwe, kandi uzahagera nshuti yanjye azashima, azabona tifirasi. Ibi rero mubona byanze gupfa bikanga no gukira, byabuze nyirabyo bikabura umwanzi n'umukunzi, kugeza ubwo umwe, uwo mu gisirikare aratoroka, uwo mu buganga agatoroka, uwo mu barimu agatoroka, uwo mu gipolisi agatoroka, no muri Omani bajyayo, no muri Saudiya bajyayo, n'abagenda nta byangombwa baragenda. Donke abantu bapfa kwiyahura ibintu nyine biragorana, kugeza umuntu wese abura icyo afata n'icyo areka, agafata decision n'umwanzuro ku rwego ruhambaye. Ubutumwa bwa nyuma, ubu ni ubutumwa bwa nyuma ku Mbabazi TV gatatu. Ejo ntabwo nzabusubiramo, n'ejo ubundi ntabwo nzasubiramo. Ubu ni ubutumwa bwa nyuma, ahubwo Imana izampa ibindi. Ntabwo ngisubiramo ijambo Imana yavuze ngo ndisubiremo, oya, ahubwo ejo izampa ibindi. Ariko kimwe, Kanani yanyu murayicekiye kandi murayakiriye cyane rwose. Ofete harimo n'umuntu ubaho akigenga, akiyobora, akifasha. Ariko umunyarwanda yaravuze ngo umutwe umwe wigira inama y'ibisazi, kandi icyo kintu nacyemera ko ari cyo. Yesu yatumye babiri babiri, ntigeze atuma umuntu umwe. Nta mukuru ubura mukuru we. Nanjye ubwanjye ndi umwe ugikeneye inama no kurerwa no kuganirizwa no guhugurwa no guhanwa. Ni ukuvuga ngo nta rwego turashyika ko tudakeneye ubufasha cyangwa ubutabazi cyangwa se inama. Ni ukuvuga nugendana rero ofete n'abantu batekereza ibitekerezo biri hasi, nawe uzatekereza ibiri hasi. Akarorero, hari umuntu muzagendana akakubwira ngo jewe ngiye inyama kuri Noheli, ngo ariko si inyabuze. Hari no muzagendana akakubwira ngo sinigeze ngiye inyama. Donc akaba hari impamvu z'ibisekuru cyangwa z'amakaronda yateye ibyo bintu. Hari n'umuntu udafite amatsiko yo kumenya ibyiza, agahora mubi. Kandi ubwo nivuga ibyo byose ndi kuvuga, harimo iby'umwuka uri bwumvemo n'iby'umubiri uri bwumvemo, kuko abantu baba mu ibyo bice byose. Hari umuntu usenga cyane akavuga ati saha gusa, hari n'ahandi ngomba ko washikana. Hari n'umuntu uza akavuga ati je birabaye ibi, nta nubwo ibi nabirenzaho. Niba asengeye umuntu agabyara atabyara, nta zindi ngomeza agomba kurondera. Ibyo birabaye jamais, ntabwo bibaye. Saha gusa, kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Niba ugendana n'uwaguze ikinga, bizarangira nawe uguze ikinga. Niba ugendana n'uwaguze umuduga, nawe uzagura imodoka. Niba ugendana n'uwaguze ipikipiki, nawe uzagura ipikipiki. Ariko niba ugendana n'indaya, nawe uzaba indaya. Niba ugendana n'umusinzi, nawe uzaba umusinzi. Kandi izo mpemu, iyo mufashe ukwezi mugendana impwemu zanyu zidahura, zo zirashakamo ingwano kugeza imwe idomina iyindi cyangwa igatsinda indi, hama ikayegukana, zose zikagenda muri uwo murongo. Izina rya Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Nushaka rero iterambere, reba umuntu ukurusha ubwenge uba ari gukurikira.
uwo muntu mukomeze, na arisenali yawe nushaka uyikomeze, basabi b'abakomedi ba mutima nushaka ubakomeze igihe cyo gutwenga utwenge, za nkuru zawe uzibananye. Mugabo ukwiye kugira abadogiteri mu mwuka mugendana, ukwiye kugira abadogiteri mu by'ubutunzi mugendana, ukwiye kugira abahanga, abantu bafite ubunararibonye mu bikorwa bidasanzwe, ukabagira inshuti zawe kandi abo ukabacira bugufi, kuko nugenda wishyize hejuru ntuzagabana, nta n'umugisha uzahabwa, kuko nugenda wabiyemeyeho nta kintu uzaronka. Igengesere, witware buke, ukora ibintu utuje, Imana izabiguhera umugisha kubwo guca bugufi. Uyu Rusi kugira ngo avemo umugore ukomeye, yaciriye bugufi Nawomi, acira bugufi Bowazi utari umugabo we. Mwibuke ko uyu Bowazi, Rusi yaravuze ngo jyewe nushaka kumpa akanya ndyame ku birenge byawe, ariko genda biryamaho curamye. Bivuze iki? Yaravuze ngo Bowazi nzi ko afite umugore w'isezerano, ariko njye sindi umugore w'isezerano. Ko Bowazi nanjye nshaka ko ambyarira umwana sinzapfe ndi ingumba, njyewe ndaryama curamye ku birenge bye. Ariko abiki gihe ahubwo si ubwo baryama bahagaze gusa, n'umugore w'isezerano bamuroga cyangwa bakamukuraho kugira ngo basigare baryamye ari bonyine. Rusi yaciye bugufi kugeza ubwo avuyemo Yesaya, Yesaya avamo Dawidi, Dawidi avamo Yesu Kristo. Ijambo guca bugufi. Yosefu yari umuhanga, yagendanye n'abakuru be, abo mugwaneza, ntiyahangana nabo ngo barwane bamushyire mu mwobo batuke agwanire hajya mu butayu abatera amabuye. Oyaye, baramuboshye aremera, bajugunya amaremera, aho bamushyize ajya ahinduka intama. Impuhwe mwene wabo zimwishe ngo amukuramo, aravuga ati yewe reka iki tugihindure ahubwo tumugurishe. Ijambo guca bugufi. Yosefu ararikoresha, ageze ibwami rirakomeza, ageze no muri gereza rirakomeza, yaje kuvamo prominista. Ni ukuvuga iteka ryose mu isi hari uburere dukura ku babyeyi butubuza ikibi n'icyiza, ariko bari ababyeyi bacu hari ibyo batatubwiye, si uko banze kubitubwira, ahubwo nuko ntabyo bazi. Hari ibyo bataduhaye bijyanye n'uko tuzitwara mu myaka nka 80 ufite yo kubaho, cyangwa 100 cyangwa 50, ntawe uyizi. Ariko ibyo bihe byose nubwo ababyeyi bawe batahabaye ngo bakubwire ngo itwara uku, igenza uku, buyu, si uko babyanze. Ababyeyi ni abaziranenge, ahubwo iyo umuntu amaze gukura kagira ubwigenge, liberite yuzuye, utangiza iki? Utangiza kumenya kubaho neza, utangiza kumenya inzira nziza, utangiza kumenya abazinyuzemo, nawe ukaba ari bugere ikirenge mu cyabo. Iyo ugendana n'umuntu udatanga amashikanwa, nawe ntayo utanga. Iyo ugendana n'umuntu udasuhuzanya, mwaramutse, yambo neza, korona itaraza nyine ngo ibiganza byacu bise naho umuco ucitse, nawe ntusuhuzanya. Iyo ugendana n'umuntu utinya abarozi, nawe uba utinya abarozi. Donke hari karagita z'imico wagiye wandura, ibyo wumva, ibyo ureba. Reba ibigufitiye inyungu n'ibizakugeza kure, n'ibishobora kuguha umusaruro, uba ari ibyo ujyana. Ariko hari igihe mu mutwe wawe ubikamo amadeshi, umwanda, umwaka wose, imyaka 2. Uzabona umuntu ukubwira ngo jyewe ngo ntacyo yakora ngo mubabarire, ngo nta n'icyo nakora jyewe ngo mubonere imbabazi, ngo iteka ryose ngo ndamwanka, ngo n'inzoka yangira mwanka, ngo ndamwanka, agasubiramo nk'inshuro 10. Ni wowe uvunika, kuko uko ubirarana mu mutwe, itsinga zishya ni izawe zo mu amashanyarazi mu mutwe wawe akora sirikwi. Ni wowe uri kuzigira, ni wowe uri gushya, ni wowe uri kusaza, ni wowe urarana iminkanyari, ni wowe urarana ibibazo. Bibiliya ngo nibucya urakaye ntibwira urakaye, nibwira urakaye ntibucya urakaye, izuba ntirikarenge ukirakaye. Hariya bivuze kurama, kubaho igihe kirekire. Buno rero dufite inshuti mbi, ku buryo umuntu mugendana akakumvisha ko kugura imodoka bidashoboka, inzu nziza ntibishoboka, gukizwa 100% ntibishoboka.
ntabwo nyine nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, ariko uyu mwaka dufite aho tuvuye n'aho tugeze, n'utaha dufite aho turi kuva n'aho turi kujya. None niba ubwenge bwose bufitwe n'Imana tukaba tuyisenga, imigisha yose ikaba iri ku Mana tukaba tuyemera tuyisenga, ni iki cyatuma twe tutaba ab'agaciro? Yesu aravuze ngo nzabagira imitwe sinzabagira imirizo, kandi ngo muri inzabya z'iby'icyubahiro, ntabwo muri inzabya z'ibiteye isoni. Sababu gani juu ya nini? Ke probleme? Twebwe tugomba kuba umunyago w'Abanyamisiri. Ariko umwana wo kurimbuka iteka ararimbuka. Hano ku Mbabazi TV gatatu hari abo tubwira bakumva n'abatumva, ntabwo shinzwe cyangwa ashoboye kubwira abantu ngo banyumvire, koko na Yesu baramugabiye. Ntabwo ari jye rero baha iyo serivisi iruta iyo bahaye umwami Yesu. Ariko wowe se wumva, hinduka. Niba uzi ko ufata igihe cyo gutekereza, icara ahantu hamwe ngo ubuze ubwenge busabe, icara ahantu hamwe utekereze, uryame ushyire agahanga hasi utekereze, ushyire wisegure ukuboko utekereze, urambye utekereze, saba Imana ubwenge ku rwego ruri hejuru cyane. Imana izakumva kandi izagufasha. Mugabo niba ibintu byose ubikora umengo ntuziyuva n'iyo ujya, nta naho uzajya nta naho uzava, n'ibyo wagezeho abandi bazabikunyaga cyane rwose, bazabikunyaga. Ube nka Vashiti umugisha wagiye mundi, ube nka Samusoni umugisha wagiye mundi, ube nka Gihazi umugisha wagiye mundi. Bivuze ko niba uragiye ubugingo, menya no kuragira umugisha wawe, hatagira kugukabira uko ariko kose kwabaho. Niba ucunga abana n'icunga urugo, hagarara neza mu izamu, kuko Satani akora ijoro n'umurango. Imana idutabara. Rero nabwira umuntu wese ufite ugutwi n'amaso n'amatwi, muri uru rugendo turimo mvuzemo amagambo abiri: iterambere urikura ku barigize, n'iteranyuma urikura ku barifite. Yesu yigeze agendana n'abigishwa be, arababarira ngo, cyangwa se arababwira ati, nta bagenda bataziranye, nta n'abagenda bataraganye. Kuragana mu Kinyarwanda ni ukwidondorana cyangwa kwibwirana. Muri iyi isi yubatswe n'ibintu bibiri: inshuti n'umwanzi. Ku buzima bwawe abo bantu barahari. Noneho rero iyo tuvuze inshuti n'umwanzi, abo ntibabura. Burya nta muntu udafite inshuti, nta n'udafite umwanzi. Ibyo ni ibisanzwe tumenyereye mu isi. Icyo ushatse kuvuga mu nyigisho y'uyu munsi ni icyahe. Nagira ngo sabe wowe umaze imyaka irenga 30, 50, 60, ariko uracyafite ibyiringiro n'amahirwe yo kugabana no kwakira ibyasezeranwe byiza. Mu rugendo umuntu agira abaho yifuza ibyiza, mu rugendo umuntu aba afite abaho yifuza iterambere no gushyika mu byiza, ndetse birimo n'ijuru rihoraho iteka ryose. Ariko tukiri mu isi tugira kwifuza, tugira gusaba, tugira kurondera ibyiza. Yesu rero aravuga ngo iyo urukungu cyangwa imbuto mbi uyibibye mu mbuto nziza, birangira za zindi zibaye mbi. Kandi Yesu araducyahara ngo ntimukifatikanye n'abatizera, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, kandi ntimwifate uko mutari. Donc ni nk'impuguro yatanze cyangwa impanuro, ariko bishimikiye mu nyigisho uyu munsi tugiye gutambutsa ku Mbabazi TV gatatu. Nge ni General Prophete Martin, ndagushimiye we wakanze subscribe cyangwa se sabone, kandi ndakugumbiriye aho uherereye hose mu migabane 5, uri Buraya, n'ukuri turi kurabana. Yesu agumugisha. Uri muri Amerika, uri muri Afrika, by'umwihariko Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Congo Brazza, Kisasa, mwese n'ahandi, Mozambique, za Malawi. Urumva ibihugu byose sinabivuga, ariko merci beaucoup. Turakundana kandi intego murayizi n'umugambi murawuzi, Mwuka Wera yarabatahuje. Merci. Rero hari igihe ugendana n'abantu beza bakazakugeza no mu byiza, hari n'igihe ugendana n'abantu babi
nabo bakakubera babi, bakazakugeza no mu bibi. Ni ukuvuga ngo konegisiyo ufite niyo iguha netiwaka iyo kugira ngo winjire mu byumba bitandukanye by'amabanga atandukanye kandi ushyike neza. Hari umuntu rero uba ufite konegisiyo cyangwa se konegisiyo y'abantu babi, ugasanga inshuti ze ni abantu babi, abagenzi biwe ni abantu baba mu bintu by'imipira, by'isoko ry'imburamumaro, nk'uko bivuga ngo ni isoko ry'imburamumaro, urubugu, amakarita, ubusinzi, ubumaraya, ubujura, ibintu nk'ibyo. Niba ufite inshuti nk'iyo utagambiriye kuyibwiriza ngo ihinduke, ikukuraho amavuta, irakunyunyuza cyangwa se ikakunywa, ugasigara uri igikatsi cyangwa uri igikamvurwa. Imana idutabare. Kandi iyo umuntu atagirwa nanone, iyo umuntu adafite pare cyangwa se umuntu adafite marene mu by'imwemu cyangwa mu by'umubiri, hari abantu tureberaho iterambere twifuza. Akarorero, niba ujya gusura onkere ugasanga yubatse inzu nziza, akaguha n'amakuru y'uko yayubatse, nawe ufite amahirwe yo kuzayubaka. Niba ujya gusura marene akakubwira uburyo yubatse urugo rwe rumuvunye cyangwa rumugoye akarwubaka neza, nawe ufite amahirwe yo kuzarwubaka. Ariko niba mu buzima bwawe ugendana n'abasenye n'abatigeze bubaka ingo, wowe ubwubatse, bizarangira nawe usenye. Niba ugendana n'abantu bavuye mu ishengero bakava mu itorero bakaba inyuma, bizarangira nawe uri inyuma y'itorero. Niba ugendana n'abantu badasenga, n'ibyo kurya ntibabisengera no kuryama ntibabisengera, basenga bakora ibimenyetso gusa amwe y'intege nke, bizarangira nawe ariyo usenga. Mbwira uwo uri we, nanjye nkwibwire uwo ndi we. Tugendana urinde, esike turi kuva he, turi kujya he? Imana idutabara. Iyo rero urugendo rwawe ngo urukoreje Uwiteka, akujya imbere n'inyuma. Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angira imbore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha. Imana ishimwe cyane, ni ufasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane, ku Mana mu ijuru ufite umugabane. Imana ishimwe cyane, mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane, mw'ijuru abera bazamurikwa nk'izuba. Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane,
mwijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurikwa nk'izuba, Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye we wahisemo neza kujya ubana natwe mu butumwa bwacu ku Mbabazi TV gatatu, watanguranye natwe twerekeje ku musozo. Uwiteka akugabire Kanani, kuko mu bintu bihenze, mu bintu biruhije, mu bintu Imana ihagazeho ni ukuraga abantu iyi Kanani nk'uko wabyumvise, kandi ni Kanani y'amata n'ubuki. Niba rero hari igihugu cy'isezerano, abakigeramo n'abakiragwa n'abakijyanwemo ntabwo ari abantu babonetse abo ari bo bose, oyaye. Ni ukuvuga hari urutonde Imana yatoranyije. Rero niyo mpamvu nkwifurije ngo ube umuraganwa na Kristo mu gihugu gishya, Yerusalemu nshya, muri Kanani tukiri mu isi. Mu by'ukuri rero kandi turagushimiye wowe wandika igitekerezo cyiza. Mwebwe ubu butumwa bufite aho bubakura n'aho bubashikana, mugenda mwandika, bamwe muratanga n'ubutumwa mukampanurira, muravuga ibitari bikeya, byose bifatikanyirije hamwe kuduhuza no kudushyikiriza Kristo. Umwami Yesu abampera umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, we watanguranye natwe kandi ukabana natwe, ugaha umugisha ijambo ryawe, ugaha umugisha indirimbo zawe, umwigisha n'umwigishwa tukuzuzwa, izina ryawe nirishimwe. Ngaho rero tugushimiye ibirangira, tukuragiza n'ibisigaye. Gusaba no kuniha no gutaka kw'intama zawe ubumve none n'iteka ryose. Amen. Ciao ciao. Shalom shalom.